twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda News 24 muri rusange mukomeje kudukurikira tubashishikariza gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo mujye muhora mubona amakuru n'ibiganiro biba bigezweho. Tugeze mu kiganiro uko biri, tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye, tugiye kuganiraho muri aka kanya. Nginde Emmanuel ahishakiye ndi kumwe na Kapone. Yego. Kurakomeye. Komeye kurusha amategeko. Ndakomeye kurusha amategeko. Abandi bakomeye bandi baza nyuma yanjye. Abandi bakomeye kurusha amategeko. Amategeko ni yakomeye n'akanaremera kurusha amabuye. Ubwo ni ukomeye mbega mu yandi magambo. Ubwo ni wowe wenyine. Abakunzi bacu turabasuhuje. Abadepite bamaganye guverinoma nshya. Muri Kongo. Uvuga mu gihugu cya Kongo. Ni mu gihe kandi abagerageje guhirika ubutegetsi hano muri Kongo, murabizi neza ko ejo bundi byavuzwe, ubu bari mu nkiko bari guhatwa ibibazo. Abasirikare b'u Burundi benshi baje muri Kongo bisukiranya, turaza kumenya ibyabyo. Ni mu gihe kandi hari abandi basirikare b'Abarundi bigize gushimutwa, turaza kumenya uko byagenze, tumenye ngo byabereye he, byagenze gute, hari habaye iki. Kapiteni wa FARDC yiyunze kuri twirwaneho. Nukuvuga ko yari umusirikare wa FARDC, igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko akaba yakivuyeho akajya kwiyunga kuri twirwaneho. Turamenya impamvu n'icyabiteye. Igisirikare cya Kongo kihekuye, turaza kumenya ngo byagenze bite kugira ngo kihekure. Ese ni wa mujyo wabo bahora bavuga bati ntabwo gishinga, ntabwo gifite gahunda, ndetse n'umujyi wa Bukavu ukaba warigeze gufatwa. Turaza kumenya ibyabyo, tumenye ngo Bukavu yafashwe ryari, byagenze bite muri rusange. Niyo mpamvu turi kumwe na Kapone, musanzwe mumenyereye ku makuru ya Kongo, ariko ngo bibizi cyane. Nagerageza gukora research. Yaze gukora research, tugakorana n'imboni zacu, tukohereza drone ziherereyeyo, tugakohereza na drone ifite icyogajuru. Ariko Kongo nta nubwo ariko ejo bundi nari Rubavu, hanyereka kuntu Igoma, kuntu ari aho hafi, nkagira ngo ni umujyi wa Rubavu. Hakoze ubu nusiyeze kuri Petite Barriere, Igoma n'ibikuri imbere, cyangwa ugeze mu KRCD hano. Vuga nti burya Kongo na kumuna hari hakaba yari mu Rwanda. No harano ajijisha. Ushobora gushiduka winjiye muri Kongo utabizi. Dore ugeze kuri Petite Barriere. Sibyo? Kuri Petite Barriere hari agahanda gaca imbere ya Petite Barriere kari mu Rwanda. Kamanuka hano hari amazu asirimutse cyane bita ngo ni mu KRCD. Ari amazu ari muri Kongo. Ariko ngo hari ahantu hari n'amazunga afatanye n'aho Rwanda, ngo kera ngo baratizanye ikibiriti. Kandi ngo umwe ari muri Kongo undi ari mu Rwanda. Mu KRCD se ni batizanye ikibiriti na mu Rwanda. None gafata hari abita Majengo, quartier Majengo. Ni nini buriya? Quartier Majengo itangira ku musigiti ari i Rubavu. Ndaruzi. Ugakomeza ugaca kuri ADPR, ukajya kuri stade, ku kibuga cy'umupira. Kibuga cy'umupira cya Ntuzi. Stade Rubavu. Cya Intensere. Na Marine, kuvuga ko cyangwa Intensere gusa. Iyi Rusizi ni yiheze. N'Espoir. Intensere na Marine. Ryo bahurira. Ukambuka. Buriya irenze hiriya ubageze muri kibuga, ariko kiri mu mujyi ta. Kiri mu mujyi, ariko ndabo urakirenga. Wakirenga ukabugeze muri Kongo. Hari indi quartier iri imbere yaho urenga ugahita ugera muri Kongo. Za Busasamana. Busasamana ni kure we, ntaho bihuriye. Busasamana wireba uri za ntuzo za hano hauza Ikanama ni hera, komine Kanama. Ntuza ni usi umurenge wa Rubavu niwo wanyuma ugahita ugera muri Kongo. Nta wundi murenge ukura ucaho. Ahari umurenge wa Kanama ni hazinurira Busasamana iri hejuru. Iri hirya nyine mu cyaro. Hirya mu cyaro. Hara uri Rubavu hagati ntabwo ari muri Busasamana, kubera ko d'abord umusozi wa Rubavu uvuga ukingirije. Kereka byibura wuriye Rubavu. Urumva ko bandi nkandagizi. Hazi. Ariko rangira umva ko nahagiyemo. Wageze ujya kunywera fanta muri Kongo.
ngo utahe wasinze se ngo hari abantu bajyaga kukanywera muri Kongo bakaza bahumura neza da ko muri Kongo buriya ibintu byo kuryoshya n'abambere bananduje Rubavu ni abambere rwose ngo nta bibazo baba bashaka kwiteza FDL niyo bahimukiye gusa hari n'abantu bashaka kujya gufata ku kantu k'umugongo w'ingona ngo bakaba ariho bajya kugakora kuko ngo nta kibazo bagiye kareka abantu ukagakubita wangiza ukagaruka mu Rwanda umeze neza akaba n'abandi rero za cannabis ariko nta twashishikariza abantu kutareba byangiza ubwonko iyo bibaye cyane ariko iyo ari ibisanzwe nta cyo ntabwo uretse ko hari indwara umuntu arwara bakamushishikariza gushyira mu tubuto mu gikoma arewe wenda ushobora kuba ndi kubikubwira ndi umunyamakuru ugashaka kugira ngo ni ibihimbano uzareba umuganga ibibazo noneho wabyize akatanga urwo rugero rwiza cyane bibaho mbese cannabis kuki se bari gushaka mu Rwanda kuyihinga uzi itegeko niryasohotse ryarasohotse kuki nyine bashaka kuyiba kuba hari nk'umuti ndabyemera nyine urumogi teka tuvuge urumogi muri rusange ntabwo ari mbi ariko tutexé mauvais ubwo rero iyo bibaye byinshi nibwo birenze ariko ari ibintu bisanzwe nkuko n'umuntu yanyweye inzoga akayirenza urugero agasinda no kurya no kurya byose wari ubusinzi nta kibazo kirimo ariko niba bigufatana ntuzavuga ngo nahisha cyawe bikubwiye ariko niyo yabibabwiye njyewe nabihakanya urabibemeza ubwo rero na muganga uzaguha ubwo burenganzira muganga ushobora kujya kurwara kugira intuze kugira indwara runaka urwara ntabwo yakubwira ngo ugende ubifate aguha mu imiti biba bikoze imiti baguha biba bikozemo fate koka ya koka duhuriyeho twese nk'abarokore twese abamwe ba koka sikubira tuba twikubitiye ka kokayine kokayine birimo kokayine ya Bralirwa se yose koka yego ya Bralirwa birimo abantu bateye ibinya mumenye ko nutwe tuboye baba tubateyemo tuba turi muri composition y'ibinya ngo rero ngo abadepite muri Kongo bamaganye guverinoma nshya iriya yashyizwe ejo bundi iyobowe na wa mugore Judith Suminwa mugore niko bavuga abanyekongo mujye mutuba hafi harimo ijambo iminwa tugira ngo babeshye ko bajemo ibintu by'iminwa harimo ijambo iminwa kuntu sinzi Judith Suminwa n'ukuriye guverinoma ariko abadepite ngo bahiteye utwatsi byagenze bite bivuga ni ko kuri iyi guverinoma igizwe n'abadepite 54 muri 58 bagiyemo inteko ishinga amategeko yarateranye igaragaza ko iyi guverinoma yashyizweho mu buryo bunyuranyije n'amategeko nta consultation igeze ibaho hagati y'amashyaka n'abahagarariye amashyaka na minisitiri w'intebe ngo bemeranye abagomba kujyaho. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ibyo byagusaba kumenya ngo amategeko avuga iki. N'ingingo zirimo ziba nk'ingingo ya 90 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Kongo. Muri itegeko rero bavuga ko hari ibice by'igihugu iyi ngingo ivuga ko buri gice cyose cy'igihugu kigomba guhagararirwa mu nteko ishinga nako muri guverinoma. Ariko abashyiraho abaminisitiri Suminwa abashyiraho iyi ngingo ya 90 yarayirengagije, usanga hari uduce tumwe na tumwe tudahagarariwe, hari intara zidahagarariwe. Kongo igizwe harya n'intara ubwo zingahe? Intara ntabwo nzibuka neza kereka nzishakishije, ariko hari intara zidahagarariwe, abari baboneka mu gice kimwe. Ibi nigeze kubivuga, ariko nigeze kubivuga abantu baranseka, mvuga nti abadepite hari igihe uzabona bisajije bagasarana Kongo, none birashyize birabaye.
ngo iyi guverinoma rero ngo nishingiye ku bwumvikane bw'imitwe ya politiki kuko buri mutwe wa politiki uri hariya ugomba guhagararirwa mu nteko habayo province intara 26 ntabwo zihagarariwe zose no imitwe ya politiki nayo ntihagarariwe yose ukuvuga ngo ni guverinoma y'agace kamwe ahantu hamwe n'agakundi kamwe ariko ejo mwari mwabigarutseho muvuga ko bisa nkaho yibanze ku gice kimwe cyane ko iyi guverinoma yari yanzwe ku nshuro ya kangahe yanzwe inshuro nyinshi nuza ayijyana akayitera utwatsi Gisekedi akayitera umugeri akayitera ishoti niko rero bimeze nuko bihagaze ni guverinoma idahagarariye ubwo umuntu yahita avuga ati ubwo biragenda bitese kuva abadepite bayanze bashaka kwitera utwatsi bashobora kuyanga kuko bateganya ko igomba kurahira kuri 11 na 12 bashobora kwanga ko irahira reka nuko byitega tukareba koko nimba bizashyirwa mu bikorwa ariko byo ni ukubyitega tukareba ngo barashaka ko igikorwa cyo kurahira gisubikwa icyo nicyo bashaka gusa ubwo urumva ibyo bifite igisobanuro cyangwa bavuze ngo barashaka ko wenda bahinduka bakagira gisubikwa kubera ko abo ba ministre babanze babone abahagararira utundi duce babone abahagararira utundi duce kugira ngo ngahe nguko ibyo uko bimeze kugeza aka kanya hari abagerageje guhirika ubutegetsi muri Kongo ubu ngubu bari mu nkiko bari kubazwa ibyo bakoze ni igikorwa cyabaye cyari kiyobowe na Maranga waje kuhasiga ubuzima ariko hakaba hari bamwe bafashwe barimo n'abanyamerika bagera kuri batatu banze kwerekana ariko barahari kuko na leta ya Amerika yarabyemeye ko abo bantu bahari ubu ngubu kugeza aka kanya bakaba bari imbere y'inkiko bari guhatwa ibibazo nibyo bari guhatwa ibibazo ni abasirikare bagera kuri 40 bari bayobowe na Christian Malanga ndetse n'umuhungu we Marcel Malanga ariko warayiho nta uramenya nimba wakiriho Christian Maranga we yarapfuye yarishwe na abarwanyero 40 batawe muri yombi ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Kongo Kinshasa bivuga ko hashize iminsi igera kuri 7 ubushinjacyaha bukuru bw'igisirikare cya Kongo buri guhata ibibazo buri mu rwanyi buri umwe muri bari abarwanyi 40 aho bafungiye muri gereza ya Ndoro. Gereza ya Ndoro iri muri commune Burumbu. Aha ni muri Kinshasa. Ubushinjacyaha kandi bwa gisirikare bugwata ibibazo abasirikare mu ngabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo bagize uwari mu kwica bamwe mu bashatse guhirika ubutegetsi batawe muri yombi nyuma yo kunanirwa kugera ku mugambi wabo. Amakuru aturuka muri turaduce mu butabera aturuka mu butabera avuga ko muri iki cyumweru mbere yo kohereza amadosiye yabo mu rukiko aribwo batangiye kubaganiriza no kugira ngo bakuremwo amakuru. Hari umuntu witwa Jean-Jacques Wando nawe afungiwe muri gereza ya Ndoro asanzwe ari impuguke mu bijyanye n'igisirikare ndetse akaba n'inzobere mu gusesengura ibibazo bijyanye n'umutekano. Nawe afunganywe nabo nyuma yo gushinjwa kuba yarafatanyije n'umuyobozi w'aka gatsigo kagerageje guhirika ubutegetsi ariwe witwa Christian Malanga Musumari umwe mu bishwe nyuma yo guhangana n'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Uyu rero n'agatsiko ke igitero cyo ku rugo rwa Vital Kamerhe bagabye igitero ku rugo rwa Vital Kamerhe ari nawe ukuri inteko ishinga amategeko ya Kongo. Uyu n'undi muntu wiyongera muri babandi 40 ubwo twavuga ko abari guhatwa ibibazo abagera kuri 41 41 bari guhatwa ibibazo
babaza bati mwabitekereje mute, ninde wabashutse, ninde mwakweraga nde, nicyo kintu babanza kugwata. Ikindi wabatumye bakagwata n'igiti n'agatotezo kugira ngo ibintu byo gukubitwa se nabyo biza yekoye we yekoye umugani wa Bruce Melody. None bwa mbere babakubise bari kugaragara kare ntabwo nakoretse akavideo hari abo bishe nkana ari bazima bari mu bwato akanyubwira ngo sohokamo, urumva yakwanga gusohoka bakamutera bakanaga mu ruzi, barangiza bakamurasira mu ruzi ari kugerageza koga ngo yambuke. Ibyo nabibonye, iyo video sinayikweretse. Oya ntabwo ngiye wayinyeretse. Sinzi ubwaho nashyize ubwo ariko irahari. Urumva ntabwo igisirikare gishobora kugufata waje kukineka cyangwa waje kukirwanya ngo bakubarisha amagambo gusa. Igisirikare kihata ikibando bakakubaza koko, bakubarisha iki kibando kubera ko umusirikare ntatinya amategeko. Ubu nabo no mu Rwanda birahabase? Oya mu Rwanda ntabwo mbizi, ndavuga ahandi. Boze n'ujya ubira kuri filime ahubwo mu Rwanda ntabyo nzi rwose, sindanabibona. Ariko niba igisirikare byose ari uburyo bumwe bwo nabwo byose ni kimwe. Simbizi rwose, avuga ahandi byose nabonye. Mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hongeye kwisuka abasirikare b'u Burundi benshi. Ni mu mpera z'iki cyumweru dusoje, no kuvuga kiriya twasoje nibwo abasirikare b'u Burundi bo muri itsinda rya Tofoke batangiye kuvuga ko bari kwambuka ku butaka bwa Uvira bava i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi nk'uko byavuzwe n'abaturiye ibi bice byo muri teritwari ya Uvira. Bavuga ko aba basirikare b'u Burundi bavanwaga i Bujumbura bagera muri Uvira bagahita bategekwa kuzamuka imisozi y'Indondo na Bijombo ho mu misozi miremire y'Umurenge. Aya makuru akomeza avuga ko aba basirikare bageze Indondo na Bijombo nabwo kandi bakomereza urugendo rwabo muri Minembwe nk'uko byasobanuwe n'uko aba basirikare bageze mu Minembwe mukuru wa kabiri, ubwo nukuvuga ku munsi w'ejo bahita bashinga ibirindiro byaho mu bice bitandukanye, aho ndetse bamwe babishinza hitwa Kiziba ahari ikibuga cy'indege cya Minembwe. Nanone hakaba hasanzwe hari abandi basirikare b'u Burundi bagize bamaze igihe nyine hano Kiziba, abandi basirikare boherezwa mu Karangi ku Gaturiro na mutundi no mutundi duce two muri mu Karingi ndetse na Mikenke ndetse no mu Mikenke. Aba basirikare b'u Burundi ngo bisutse ari benshi, ariko urabona hano hantu se bubahagiye n'amaguru. Noza se ahangase siba ntwava i Burundi bukambuka n'inzu ukajyaho n'amaguru. Ndondo ya Bijombo ni muri Murenge ariko ni hino butaragera kure. Ariko uretse ko na Murenge iri kure paraporo ya ntuza ya paraporo y'i Burundi aho baba baturuka, ariko kuhagenda n'amaguru wenda nko kuva nka Kimironko ukagera Kimisagara abantu se ntibahagenda, no kujya kurenza ntibahagenda cyane abasirikare se nibo barabishije. Abasirikare ni nararigenze burya, ni nararigenze. Abasirikare ba Tafoke ni Tafoke ariya numva babeshye ngo ni Tafoke, yibeshye ni Tafoke. Ubundi misiyo yabo iri hariya ni ukujya guhangana no kwirukana ingabo za Red Tabara. Aba basirikare n'aba Barundi bitwa gutya ni Tafoke, ni Red Tabara bagiye kwirukana. Ariko ikintu kigusetsa hariya urareba uko iyi ntuza iyi mashini yanjye yajyanye n'ikaramu yawe cyangwa niyo telefone yawe. Izi ngabo za Tafoke zegeranye neza n'ingabo za Red Tabara, kandi arizo bagiye kurwanya na bose n'abarundi. Bahurira hamwe bagatera umupira hamwe bagasangira na byeri hamwe, kandi bari buze no kurwana. Ntabwo bararwana kuva bagerayo. Bamaze igihe kingana iki?
bamaze nk'imyaka igera muri 3. oya wamara imyaka 3 utararwana kandi wagiye kureba umuntu mugiye kurwana ahubwo usanga bari kurwana n'abanyamurenge bo kwanuza kwa makanika ariko ntibararwana tafoke baje gufatanya ubundi ugasanga bari kwifatiranya n'indi mitwe nka FDLR bafatanya n'uwitwa bagahita bajya kurwanya M23 oya M23 ubwo baragenda bakaba baraho gusa nta kintu bakora kandi bajya kurwanya makanika bakajya kurwana abanyamurenge bagakora ibyo batatumwe hanyuma bagafatanya n'undi mugabo w'umukoneri wita Nyamusaraba uyu Nyamusaraba ni umunyamurenge witandukanyije n'abandi banyamurenge bakifatanya n'indi mitwe y'abapfurero n'ababembe muri karagace n'indi mitwe y'abantu zabitwa ba ndume n'undi mutwe nawo ndume se umwe wo hakurya Kinshasa oya nibyo hari umutwe witwa wande w'umukoloneli nde autoproclamé ninza kwibuka ndakumukubwira colonel autoproclamé n'uwihaye coloneli ariko hari abasirikare baba hariya baba bari mu ishyamba umuntu ashaka kandi iyo biha amapeti banza batagendera ku murongo bati basimbuka umwagasanga ageze hejuru byibura yuri inyeshyamba byakumvikana ariko se mu Wazalendo yirwa yiba abaturage ipati buryiba Wazalendo ariko ifite umurongo da none se ubwo abikorana na FARDC nta murongo mbere batarajya muri FARDC bakoraga iki batarajya muri FARDC bakoraga iki ugasanga capitaine ayisaba hari umuntu yavuye capitaine ahitajya aba major ugahita yihawe colonel reka nkubwire ukuntu diro ziba zimeze ikigusetsa bose ni ba civile n'aba civile butwi babande butwi oya ntabwo civile bye ntago nge nabyemera urabyemera gutyo umuntu aba yafite intwaro azi kuzikoresha ibyo gikosi cyo kuvuga ngo yayikoze ariko igihe amara mu gisirikare igihe amara mu gisirikare afite izo ntwaro azikoresha ntago yabikira yanze nyumve gutunga intwaro no kuba umusirikare bihurira he ndetse kuba umusirikare bisaba iki bisaba kuba waranyuze mu ntuza mu nyigisho za gisirikare oya ntago nge mbyemera nubyemera ariko ngenda byemera gutyo inyigisho za gisirikare kuko ushobora kuba none se reka nkubaze mu gihe cy'urugamba uku nguku bahita baza bakavuga ati bakakwigisha imbunda ugahita ugenda ku rugamba ntabwo uri umusirikare bigishwa n'ibindi ntabwo ari byo gusa nuko bashobora kubikwigisha wenda tunuze tw'udushort courses bakwigisha mbese ufite imbunda uri inyeshyamba nk'uko nguko wenda bagwaye imbunda umenya kuyikoresha mu gihe ugitangiye uba ukiri umusivili ariko igihe umaze ntabwo wambwira ngo umaze imyaka 3 waramenye imbunda wararwanye rimwe na rimwe ujya mu kuduterushuma umbwira ngo umuntu aracyari umusivili ngo kuko ngatagiye ngo ubundi za nyigisho zisanzwe zashyizweho mu rwego mpuzamahanga uri kwitiranya inyeshyamba n'udutsiko tw'amabandi Erega iriya mitwe ya Wazalendo twayijyanya na mitwe y'abanuza y'abacuruza uburumogi na cocaine muri za Mexico na he bari abize udutsiko tw'amabandi hatumwe numvise ngo za Karongi ngo Karongi ngo hashinzwe naragahanga ugizumba ngo bageze ba nabi ibi nkango bakajya ari naragahanga ariko ribu nabonye ari abataye muri yombi bareka baze nibwirije ari udutsiko twigira inama mu Rwanda ari naragahanga zibuze mu Bugesera ari ubuzukuru ba shitani birubavu abo bakora abasirikare oya aba ntagara ariko sasa ni imitwe y'inde bafite imbunda bo ntago baba bafite imbunda nuko mu Rwanda bakanire ku kintu cy'imbunda ntabwo ari muri Kongo ariko byo batagize bari abatipe bo banazigira muri Kongo ufite desambare zawe desambare ndabizi ngo ni nk'ibumbe nka 200 ufite 200 na byinshi vene Veni jagura n'umusirikare wa Kongo akwiye imbunda yakubiswe abuza yenuza ayurwagwa cyangwa urumogi akwiye imbunda ariko bwo bemeye no kuzitunga ajya no kuzigura mu gisirikare ariko nta mategeko abigenga se bagira amategeko aba yafite ariko ntabwo bibahirizwa ko Kongo ni igihugu kitubahiriza amategeko ikindi nanone nakubwira nuko iyo uramutse wakennye wumva nta hantu ukundi kuntu uri bubigenze ufata abajyama bawe b'inshuti zawe nkuko tudukwana hano mu kazi nk'abantu rero ngwino mwana tujye gushaka kadiro k'amafaranga
tugafata ibikaze bibiri kimwe tukacyambutsa umuhanda n'ikindi tukacyambutsa undi tugashyiraho umugozi tukadushizaho bariyeri utambutsa ngaho akadusorera sibyo ntabwo ndacu ariko ubwo muba mufite n'ikimukanga amara kudusorera yo tukabyewe mugahita mwigenda aho n'igihe duhita dufatira ku ka gace kakaba kacu na ba basore bacu bakaba kacu nuko iyo mitwe yindi yagiye ivuka noneho ayo majenerali bayiha kubera ko bamaze kubona agafaranga agahita atangwa ndi generali ndi koroneri nuko rero biza ntugire ngo byibura abarageze naho urusasu ruvugira twari turi kuri izi nkuru nyine y'uyu Barundi bambutse baza muri Kongo wari uri kukiri kutubwira ngo babagiye iyi fatoke bigiye kurwanya ugiye kurwanya Red Tabara ariko ngo ntibajya barwana na rimwe ntibararwana mu myaka irenga 3 bahamaze ahubwo 3 se nirenga ntibararwana ahubwo basangira akabari kuko amakuru agiye avuga ko ntuza iyi Red Tabara ari umutwe waba warashinzwe na leta ya ntuza y'u Burundi ishaka impamvu yo kwinjira muri Kongo kugira ngo ijye gusahura y'amabuye aba sose kuzibana bivuga kandi bagashinja kuba Red Tabara batararwana nayo ahubwo ikarenga ikaza kubatera Burundi hanyuma se ubwo leta yabohereje ubwo urumva yatanze raporo ngo imenye ko ibyabajyanye babikoze kandi izi byayo izi n'impamvu bagiyeho hariya ubwo ariko bagenda mu gakingirizo ka Red Tabara bakaba bafite ibindi bigiriye n'ubundi nicyo sibyo narindi kukubwase ngo bagiye kwishakira yibuye bagiye kwishakira inoro ibuye ry'agaciro rishashagirana rishakirayo inoro ko ririyabuye ibuye rizamara abantu ibuye ryahurije amahanga muri Kongo neza iriyabuye ni amabyi ya shitani rizamara abantu muri Kongo ntihari amahanga menshi none se bose si ibuye bakurikiyeyo amahanga abanyafurika abanyaburayi abaki imitwe yose turetete so turuva Kongo turetete reka tugaruke kuri operasiyo yahitanye abasirikare b'Abarundi bagashimutwa wagira byinshi duhaho kuri iyi ntuza yahitanye ingabo z'u Burundi nyinshi zatozaga FDL FNL ariko kugera iki gihe byabaye nk'amayobera yiri operasiyo yakozwe mu ijoro ryo kwa 16 z'ukwezi kwa 11 ikorerwa mu bice biherereye muri commune ya Mabayi mu ntara ya Mabaye mu Burundi mu ntara ya Cibitoke ho mu gihugu cy'u Burundi nkuko tubikesha imboni zacu ziherereye hariyo iyo operasiyo yagenze ite iyo operasiyo impamvu banateye n'urujijo cyane impamvu yateye n'urujijo cyane yaje muri cya gihe ntuza Rusesabagina yari afunzwe uyu Rusesabagina niwe nyiri FNL sibyo MRCD umutwe wa MRCD noneho iza mu gihe ba Sankara nabo bari bameze gute bari bafunzwe ni muri cya gihe hari havuzwe ibitero bitandukanye byari byanahitanye abaturage muri zanuza muri turaduce twegereye intuza two mu ishyamba rya Nyungwe twegereye za Nyaruguru na hehe ni ibitero rero byakangaranye cyane kugeza ubu ngo batibaza uwo muntu icyo yaragamije kuko byaraje byica abasirikare b'u Burundi aba FNL n'aba FDLR harokotse abantu gutya reka umubare urazwi aba ni bangahe 5 ugize gutya kaba 8 nabo ngabo abantu 8 igiterero cyagabwe nande kugeza ubu baramenya wakigabye uwari we ntibaramenyekana hajya hawihwiswa aya makuru ariko amenyekanye vuba bimaze igihe na n'ubu leta y'u Burundi iratinya kubivuga cyangwa iracyakora iperereza ry'imyaka 3 leta y'u Burundi iri gutinya kubivuga impamvu iri gutinya kubivuga nta yindi iratinya ko baca amazi igisirikare cyaho ko nta kigenda kivuga iti none saba abasirikare byabereye harya mu Burundi byabereye mu Burundi
niho iki gitero bakigabye. Bari bangahe ko wenda hasigaye 8 ariko bari bangahe? Bari bangahe? Dushobora kuvuga ngo hasigaye 8 tukagira ngo ni bakeya nyamara bari nk'icumi. Harapfuye babiri. Oya none se ahantu hari igisirikare cya ntuza cya FDLR sibyo? Hari na MRCD, FNL, hari n'igisirikare cy'abarundi. Ubwo urumva hatari byibura abacyari batayo zingahe zari ziri hariya. Ubwo abasirikare bavuga ko bari bakeya. Ntabwo bari bake. Abasirikare ni bari bakeya. Ariko igisirikare cy'abarundi ntabwo gicitse amazi. Ntabwo ari cyoroshye igisirikare cy'abarundi. Tuzo twakigereranya n'icyo muri Kongo. Aha sinzi ko nabivuga. Ariko igisirikare cy'Uburundi nacyo kiraciriritse. Kiraciriritse nyine ufite aho ugereranyije ariko ugereranyije na Kongo ntabwo kiraciriritse rwose. Ugereranyije na Kongo ntabwo giciriritse. Kandi abarundi bavuga ko bazi kurwana. Imirwanire yabo duca kuzayibona. Kuri da ugerageje no kureba intambara zabo ngo wabonaga ariza nibayigaragaza nyine iyo mirwanire yabo tuyigaragarize hese muri Kongo niwirukane M23. Kongo se kwa nta muntu ujya yafite umugambi wo kuvuga ngo ibibazo bikemuke kandi ibyo bibazo biri ari byo bituma babasha kurwana. None se niwagenda hari ahantu wajya kurwana uvuga ngo ufite umugambi koko urashikamye ufite intego nyamukuru. Niwagenda birukane M23 hari ntabwo bishoboka. Nibwo tuzabemera ko bafite igisirikare gifite imbaraga. Impamvu muri Kongo hadashobora kuburayo intuze intambara. Intambara umutekano mucyo uriyo ni ibisubizo n'inzira imwe ya benshi ituma abariyo babasha kugira gute kubona kugenda. Rero ufite umugambi wo kuvuga ngo uhagarike ibyo bintu kandi uzi neza ko nubihagarika ahubwo ari bwo uzahomba kurushaho ntibishoboka. Nukuruma gihwa aho ukubita ariko usa nk'uhozahoza ariko wongera gutyo ureka utuntu ukaruma ugahuha hakomera nk'ahahora ukongera ukaruma gutyo ikamera nka kwa kundi imbeba urayizi. Imbeba nabyo mba mbyumva ariko sinzi niba ari ukuri. Imbeba ni ukwiryana ntabwo umenya ko yakuriye. Neze koko niko bigenda. Imbeba irakurya ikajya ihuhaho hangize ikashona ubyumva bukeye. Reka kandi kakayaga iba yoherezaho kagenda ikagusha neza igisebe cyawe iri kuruma. Reka tuve ku basirikare b'u Burundi tujye kuri uyu mukapiteni wa FARDC wagiye kuri twirwaneho. Twirwaneho ninde byatewe n'iki? Uyu musirikare wayobotse ingabo z'umukoloneli yabaye brigadier general Jules Mutebutsi kandi numva ari umunyarwanda. Izina si inyarwanda. Umunyamurenge. Hari ubundi buri abanyamurenge. Abanyamurenge ni abakongomani cyangwa ni abanyarwanda? Ni abakongomani. Rero nabonaga kuko nakuze mbona abanyamurenge baba mu Rwanda. Ubwo nabaga nzi ko ari abanyarwanda wenda bari barahunze bakagaruka wenda ikinyarwanda kisa nk'icya kocamyemo ukuntu. Ni abakongomani uretse ko bageze mu Rwanda bamwe bagahita bifatira nationalite kandi bwari uburenganzira bwabo. Kandi mu bintu by'amategeko benshi usangamo abanyamurenge. N'abanyamategeko no mu matorero iby'Imana cyane. Ni abarokore ni abanyamategeko banafashanya cyane nabwo nayo ni intuza n'indi karite nziza gufashanya. Kandi abagabo bagira bafite makano ngo kuba hari baba bari ahantu habo. Hari ahantu habo nyine kubumbatira umuco wabo. Ntabwo washaka umuntu wabo nti nuko barimo da nyine barahari bake ariko
ese ako kantu kaba karaje none se uzajya gushaka umuhinde abahinde se ntibabashaka arewe watinyutse se uzatinyuke ntabwo natinyuka kuko ntaho nahuriye nabo iyo mba mfite ahantu nahuriye nabo wenda twaragiranye agakungu nari kumushaka ariko nta none sare mu mujyi ntibahari ntibacuruza si bo bari abantu ariya ntuza burya ku ishuri ryanyu ntabwo bahigeze ntabwo bigeze baza kwigisha ntabwo nigishijwe n'umuhinde nta nubwo niganye n'umuhinde mbabona bahita batambuka bari kudiskuta abahinde buriya nabo bashakanamo muri bo iyo ugezemo banakwica ni ukuri pe ahubwo banumvise ko kwa kundi bantu ngo binyesebura ukajya kunyesebura ku muhindekazi ariko nabo ni ubwoko bumwe kuko abahinde nabo babamo amoko ni ubwoko bumwe ntabwo ari bose kuko bari abo muri New Delhi na za Mumbai ntabwo ibyo ngibyo babivuga none se ntabwo ujya ubabona nyine b'isi ya none ab'isi bo baraza abarundi abaneza bose bavuga ngo bari abantu ngo ntabwo bajya babikora abahinde gabo bari mu Rwanda n'abagore abahinde gabo bari mu Rwanda bo bashobora kunyesebura kubo babonye wese ariko umuhindakazi bakwica umuhindakazi ni umuco biriya abanyamurenge bakora ni nk'uko ujya wumva ngo muri ADPR n'urugero ntabwo bakwemera kugushyingira ukomotse muri indi dini ni umuco wabo burimo ntabwo kirari icyaha nta n'ubwo ari n'ivangura ni ukugira ngo basigasire wa muco ugume muri bo ariko nyine abantu babibona nabi nyine baba bafite ahantu bafite ikintu kinini bahuriyeho akenshi usanga nyine bagenderanirana utuntu twinshi nuko n'ubu ngubu ibyo bintu biri normal nkuko nawe ubu ngubu sinzi nimba unywa akantu gasembuye uramutse unywa kandi ntago nkanywa ni ubure bwara kuba utanywa gasembuye rero nawe muri wowe muri kamere yawe ntabwo ujya imbizi n'abantu banywa gasembuye iryo ni ivangura none kubera ko narakwanduza umuco mubi wo kunywa ugasinda sinzi uko ushobora kujya mu kabari ukajya kugurira umuntu nta gahunda mufitanye nta nyungu mufitanye sibyo ukamugurira iyo byeri n'intuza ibyo bisindisha kamwe byagorana ariko noneho abanywi iyo yamaze kwizihirwa urwagwa rwamugezemo cyangwa iyo byeri yamugezemo ashobora no kwizihirwa ati abari hano mwese babaye n'uwatazi n'uwatarabona ubwo urumva ntawe ubwo se umuco we rero hari ibintu by'imico dushobora kubona tukabibonamo ivangura ariko bitari ivangura ari umuco ku buryo umujiji atashingira utari umujiji ntihashingira utari umujiji icyo ni kimwe ntiwinjira mu rusengero iwawe wambaye inkweto uzakora ikosa winjire mu musigiti wambaye inkweto bakubonye bavuga bati wenda ntabimenyereye bakakubwira uzabikoreze ese baryo bagutwara wabikoze uzabigerageze uretse mbanze ngo n'undi rugero iwanyu ni mworoye cyangwa se muri karitsiye iwanyu ni mworoye ingurube wazayinyuje imbere y'umusigiti ukareba uko bigenda imbere yaho gusa yitambukira nabonye wariya ntuza muri Kayonza ku musigiti uri muri iriya gare ugana Ngoma bahita mu kira gare hari n'agahanda gashamikiyeho kajya rwuza gare se ya Kayonza hari iya Kayonza centre hano hahoze akarere hari n'indi ukomeza ujya Ngoma mu za ntunze za hamwe haba n'isoko hari n'isoko aho hafi juste hari isoko bari rugere bari ruki ndahaza ariko hari umushehe ngo nimba ari imamu w'umusigiti n'umukuru w'umusigiti wari aho ngaho ngo yabonye ingurube itambutse aho ngaho aba arayishe n'umuturage bajya kumurega amuregere ngo kwica ingurube y'umuturage ntabwo yarinjiye mu gipangu cy'umusigiti nta nubwo yarinjiye mu musigiti wabo yari itambukiraga iri ku ruhande igenda
ubwo rero nicyo kintu agwaga arayica bamujyana mu nkiko bamukatira imyaka ingana nimba ari 5 banyi banayimurihisha shehe yasabye imbabazi ararira amarira aragwa neza imbere y'urukiko ati rwose sinabishakaga ibiki n'ibiki ariko akabura impamvu yatumye yica ingurube y'abandi buriya uzanayitambutsa ari mu Biryogo gusa nonse kubera iki mu Biryogo badacuruza akabenzi oya wenda kuba batakacuruza nuko wenda ari inkwitse nyine y'abasilamu n'abasilamu gusa batuye se abasilamu bari n'abakeye parapora abandi madini hari none abahacururiza ariko se uhacururiza utari umusilamu kakazana bari cyo bagutwara uzabigerageza ngewe nuko ntagira undi bandera inkuru bagatwika kere bashyire nk'akabari umusilamu yangana nta n'utubari tubayo utubari turahari barazinywa pe niba akabari gahari ni benzi wayishyiramo nta benzi yagiye abasilamu hari ubwo banywa inzoga ntabwo banywa inzoga utabaneza mbabarira ntabwo banywa inzoga nyine ubwo uyinywa niba hari uzuyinywa aba yahabanye jya umenya ko mu gihe cy'intuza cya mwezi Ramazani kwa kwezi utubari two mu Biryogo hariya no kuri 40 tuba twakennye twahombye urumva mu gihe kitari mwezi Ramazani tukaba dufite amafaranga uzi ni uri umunyamakuru uri umusesenguri uzasesengure iyo mpamvu ni uko nyine ubwo abantu baba bafite inshuti bajya kuhanywera icyo gihe ntabwo baba bakijya kuko za nshuti zabo ziba zitagihari komeza uvuge twumve arewe avuze ko buriya hari ukuntu bigira gutya akumva niba umusemburo ukora bajya bibeta bakumva ko umusemburo ukora kumva niba umubiri wabo ntari muzima batubwira kuri kapiteni Sentamati ni kapiteni Rutegama Sentamati Sentamati uzwi nka Focus uyu rero yarasanzwe ari umusirikare mu ngabo za FARDC akorera muri Kivu y'Amajyepfo uyu mugabo rero yagize gutya arifata ayoboka igisirikare cy'umugabo witwa Makanika uyu nguyu nawe yahoze ari muri ingabo za FARDC ariko arebye ukuntu bica bene wabo afata icyemezo cyo gutoroka igisirikare ajya gufatanya n'abaturage nta n'intwaro bagira ariko n'ubayobora bavuze basa nk'abigumuye bati duhagarike abantu baza kutwica uko bishakiye nuko rero uyu kapiteni Rutegama Sentamati yayobotse twirwaneho akaba yarinjiriye rero ahitwa Bijombo ni muri Bijombo herereye mu gace ka Ndondo aha ni muri Uvira ibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo amakuru avuga ko uyu musirikare yamaze kujya muri twirwaneho ikora muri ibyo bice akaba ahereye ahitwa mu Kamombo ni mu birometero 25 uvuye muri centre ya Minembwe ahatuye abanyamurenge benshi imboni yacu yatwandikiye tubwira ko uyu musirikare yagiye ajyanye n'imbunda ebyiri ariyo mu bwoko bwa AK47 ntuza ni Kalashnikov ndetse na machine gun ndetse AK47 ni Kalashnikov ndetse anitwaza n'ibindi bikoresho bya gisirikare bitatangajwe amazina yabyo kugeza amagingo ya rero ubuyobozi bwa ntuza bwa twirwano bwa Makanika bwo bwaruciye burarumira ntabwo bashaka kuvuga iby'umusirikare yishyize mu maboko yabo kandi ikigaragara nuko bamaze kumwakira nese bigenda bitenga umusirikare ave mu gisirikare ajye mu mutwe nk'uwo nguwo nyine n'ubundi utarwana utafite bavuze ko utanafite n'intwaro nukujya kurwana kuri bene abo bari kwicwa gusa kandi akaba nyine abikora ari mu ngabo afite n'intwaro mu ngabo aba yabaye umugambanyi nta kintu yakora kandi nta ntwaro bagira n'usura umuva barwana bari oya harizo abafite dukeya ntabwo abajyanye nk'ikigo cya gisirikare
ariko barazifite nkeya none se ni FARDC niza bakayikubita bakayirukankana bakayicunshumura bakayirenza imisozi nini FARDC kandi ari igisirikare cyabo ngira ngo ni indi mitwe yindi noya ni cya Kongo kiza kubarwanya barwanya nyine kuko ari umutwe ari inyeshyamba batangiye bica abaturage noneho Kongo nuza ibonye iravuga iti ntabwo bishoboka iki gisirikare cya Kongo kiri kugenda gifite abasirikare bagenda bagihunga hari amakuru yandi ari kuvuga ko ubungubu cyamaze kwihekura ku munsi w'ejo ubwo hari kuwa kabiri cyateye ibibombe mu gace ka Burotwa bihitana abaturage benshi abandi barakomereka nk'uko byatangajwe na societe civile zaho makuru aturuka ku ruhande rwa leta aremeza ko ibyo bisasu byatewe n'abarwanyi ba M23 gusa ibi bitangazwa n'abaturiye aka gace ka Burotwa mu karere ka Rubero bemeje ko ibi bisasu byatewe na FARDC ubwo yahungaga Kanyabayonga mu rugamba rumaze iminsi myinshi ruhanganishije abarwanyi bayobowe na General Makenga umurongo w'urugamba wimukiye mu karere ka Rubero nyuma yuko byo n'ibindi makuru mashya agera ku masoko yacu afite aremeza ko umunsi w'ejo ibindi bisasu byaguye mu gace ka Kasengezi gaherereye mu burengerazuba bw'aka gace ka Mugunga mu ahangaha biragaragaza ko n'ubundi ari cya gitero cyabaye hagati cyahuje nyine FARDC na M23 muri Kanyabayonga kagaragaza ko bamwe nyine bagaragaza ko FARDC ariyo yateye igisasu kigahitana bamwe mu baturage ari naho bahera bavuga ko bihekuye ariko ibintu byagaragaje ko biri controversial kuko hari bamwe bashinja M23 abandi bakavuga FARDC abandi Monisco byacanze abantu ariko ikigaragara cyo yukubise icyumvirizo gakubita ubusesenguzi nimba wenda source z'amakuru aboneka zigaragaza nyinshi zigaragaza ko ari FARDC wenda n'amakuru yandi ku rugamba rwa hariya muri Kongo kuba FARDC iceceka idakunze kuvuga nono ikazana n'amakuru yava ngo igiye kuvuga ikazana amakuru adafite fact idafite ibimenyetso M23 ikabatsindisha kuzana amakuru afite ibimenyetso byatumye n'abantu ikibuzwe na M23 abantu bakizera 100% kurusha ikibuzwe na FARDC nabyo rero bishobora kuzamo bigatera abantu kumenya nyakuri waba warashe abo baturage wenda bavuga uti ni M23 ariko se M23 ko iri kurwana ku baturage yaharenga ikajya kubarasa yo irabashaka cyane kurusha uko Kongo ibashaka urumva M23 irashaka abaturage kurusha uko Kongo ibashaka sinzi nimba M23 ariyo yatinyuka ikajya kugira gute ikajya kurasa ntibibaho se ko umutwe runaka wenda urwana na leta warasa ku baturage kugira ngo ndasoza kugira ngo ugire isura mbi ubyegeke ku gisirikare cya leta bityo abaturage babone igisirikare cya leta nkaho ibyo rero ntibibaho ibyo bitero iyo bibaye ntabwo biberaho hafi hari urugamba iraza tufate nk'urugero bakava nk'ahangaha bakajya nka Kinshasa par exemple bakajya kugabayo igitero bashobora kurasa ariko bashobora gutegayo imitego za anti-person mine bashobora guturitsa amagrenade kubuza umutekano ibyo ni ibintu bisanzwe mu gisirikare none se M23 nibi biri kurwana na FARDC none urabona aho barwanira Kasengesi si muri zone y'imirwano nta baturage babayo se abaturage baraho M23 yafashe nyine Kasengesi barwaniye nta baturage babayo abaturage bahari ntabwo mbizi
ubwo niba badahari nyine ubwo nibyo ariko abanegereye cyane niba bahari ibyo ari byo byose umwe wese ashobora kurasa akibeshya akarasa mu baturage da. dusoza umujyi wa Bukavu wigeze gufatwa wigeze gufatwa n'umukoroneri witwaga Yuri Mutebutsi. Yuri Mutebutsi yafashe uyu mujyi byagenze bite ashaka iki? Yuri Mutebutsi ni twari tukuvuga ku byaba makanika tubabwira uburyo makanika yashinze umutwe wa Twirwaneho. Byari muri cya gihe abanyamurenge bari bagiramiwe, bari bamerewe nabi, bari kwicwa ubutitsa, bari kuvutswa ubuzima bwabo. Noneho biba ngombwa ko hari abasirikare bitandukanya na ntuza na FARDC bakajya kurwana kuri bene wabo bari kugirirwa nabi. Uyu Jire Mutebutsi nawe yari ari muri abo ngabo, yari afite ipeti rya koroneri. Byabaye rero muri 2004 kari autoproclame. Oya, yari umukoroneri rwose wa FARDC. Ntabwo ari autoproclame, ariko wenda nuko ari umunyamurenge. Rero abasirikare babamereye nabi bari mu kwa 6 muri 2004 ku itariki ya kabiri. Jire Mutebutsi rero hari abasirikare bari kumwe, bari bayobowe nawe, bagera hafi mu 100 gutyo. Bafashe icyemezo cyo gutera bakirukana ingabo za Kongo zari zihari icyo gihe. Noneho baza guhabwa umusada n'umukoroneri wundi n'umujenerali wundi witwaga Laurent Nkunda, uyu wa SNDP, nawe yabaga mu gisirikare cyanuza cya FARDC, ariko abarizwa mu majyaruguru ya Kivu. Yaje gutera inkunga uyu wari ufite abasirikare nk'ijana kugira ngo abore amaboko aboneke cyangwa se amahoro aboneke. Nkunda yari afite abasirikare bari hagati y'2,000 n'4,000. Niwe waje gutera inkunga uyu musirikare Jire Mutebutsi. Uyu rero bikaba byaratangajwe n'uwitwaga Notable Ntarengwa, uyu yahoze muri abasirikare ba Jire Mutebutsi. Avuga ko kandi icyatumye iyo mirwano iba ngo nuko hari amakimbirane yari hagati ya Colonel Mutebutsi wari komanda wungirije w'ingabo muri Kivu y'Amajyepfo. Akaye makimbirane akaba yari afitanye n'uwitwa na General Mbunza Mabe bari komanda region ya Bukavu. Colonel Mutebutsi n'abasirikare bari bamushyigikiye bahanganye n'ingabo za Mbuza Mabe guhera ku mupaka wa Rusizi kugeza mu duce tw'umujyi wa Bukavu. Mu gihe urugamba rwari rukomeye, General Nkunda rero wari mu ntara ya Kivu ya ruguru yafashe icyemezo cyo kujya gushyigikiriza ingabo z'abanyamurenge zari ziyobowe na Colonel Jire Mutebutsi, kuko iyo mirwano yari yabaye mu gihe General Mbuza Mabe afite gahunda yo gutsemba abatutsi b'abanyekongo bavugaga ikinyarwanda. Mbere ko General Nkunda yinjira muri Bukavu, yari afite ipeti rya Brigadier General, yabanje gufata umujyi wa Minova uyoherereye muri territoire ya Kareha, ni hafi ya Kivu y'Amajyaruguru. Ariko nubwo kari muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ni hafi ahangaha amaze iminsi ari mu mirwano. Za Beramana, za Muremure, za Ishasha, n'uduce twegeranye Minova aho ngaho ku nkengero z'ikivu. Ndetse afata n'utundi duce turimo Kavumu hari ikibuga cy'indege cyo muri Kivu y'Amajyepfo. Amaze kugera muri Bukavu, Nkunda yahagaze ku biro bya meya wa Bukavu, hari nk'igihe cya 5:00 z'amanywa. Ayifata ku gahanga, ayikomanga ku gatuza, aravuga ati ubu ngende kugenzura Bukavu mu rwego rwa gisirikare.
urumva yikubita mu gatuza ati ndi kugenzura Bukavu mu rwego rwa gisirikare, ariko yongera irindi jambo ko akiri ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Abasirikare bafatanyije bahoze umutwe wa RCD batangije urugamba mu gisa no kwigaragambya kuri leta ihuriweho na FARDC ihuriweho na leta yari yashyizweho mu kwezi kwa gatandatu 2023 kuko bahamyaga ko itari gutabara bene wabo. General Nkunda na bagenzi be basobanuye ko mu gihe ubutegetsi bwaca bugufi baganira nabwo, ariko mu gihe butabishaka biteguye kurwana bagafata n'ibindi bice by'igihugu. Ifatwa rya Bukavu ryatumye abanyekongo barimo abi Kinshasa bigaragambya basaba ingabo za leta n'izari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO kujya kubohoza uyu mujyi. Nyuma y'igihe General Nkunda n'abasirikare yarayoboye babe mu mujyi wa Bukavu kubera igitutu cy'amahanga, usuzwa General Mbuza Mabe wari wahunze akaba ari nawe uyoboye intara ya Kivu y'Amajyepfo. General Nkunda yasabye ko hashyirwaho komisiyo ishinzwe gukora iperereza ku bugizi bwa nabi abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakorerwa, ateguza ko nidashyirwaho n'abasirikare bazongera bagafata Bukavu. Ibyaje kuba muri 2009 kuko General Nkunda na bagenzi be bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahise bashinga umutwe wa CNDP waje kuvamo M23 uri kurwana bikomeye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza magingo aya. Umutwe rero waje kuba muri 2012 ubwo yashizwe. Mbakwereke se dore nguyu Jire Mutebutsi n'uyu. Uyu ni nde? Uyu ni Nkunda. Ari Nkunda ariho abahe meheruka aba mu Rwanda, afungiwe mu Rwanda, afunze. Sinzi nimba afunze zirikiza kari umukongomani. Baratsinzwe ahungira mu Rwanda. Ahungiye mu Rwanda rero atabwa muri yombi ndetse ageze no guca mu butabera. Yafunze ziriki kuko yahunze Kongo. Ibyo bazira ntubimbaze, ntago nyine kubimenya, sinshaka no kubyinjiramo. Arande makuru ariko avuga ko adafunzwe ta. Ibyo simbizi, ibyo nabonye n'ibyo yaciye mu rukiko. Yaciye mu rukiko. Ngaho nguko nuko M23 yaje kubaho. Nguko M23 gushaka gufata Bukavu. Ndetse harya Bukavu ubwo bayivuyemo batsinzwe. Bari batsinzwe ko bahise bayirekura. Oya, imishyikirano y'abasirimuzi kuko habayeho gushyikirana. Habayeho gushyikirana bisabwe na Nuzana Nkunda, akavuga Mbusa Mabe agasubizwa ku butegetsi, akavuga ko mu gihe cyose abavuga ikinyarwanda bakomeza gutotezwa azongera agafata intwaro akajya kubamena. Nkunda harya nawe yabaga mu gisirikare cya FARDC. Uyu ari iki? We Brigadier General. Ese waretse tugasoza? Yego, ntacyo twasoza. Tugasoza ikiganiro ngaha tukaza kureba n'ibindi biganiro tugenda tugezaho ku badukurikiye badukunda. Ibyo byose twabanye nabo, twagiranye ibiganiro byinshi, twabahaye amakuru atandukanye arebana n'ayo mu karere muri Kongo no mu Burundi by'umwihariko niho twavuze. Ibyo byose hari ibintu byinshi babashije kumenya muri aka kanya. Yego. Turabashimiye rero abakunzi bacu. Murakoze cyane rero, reka tubashimire mwese aho muherereye, tujya tuti Astra Vista na uta. Bye bye. Turabakunda cyane.